buri wese yarimo kureba filime yumva yatwawe kumva ameze nk'aho yibereye neza aho ibintu birimo kubera. Inyoni zivuga arazumva, amashusho meza akayabona, umuntu bajya kumutera igipfunsi akabibona kare, umukinnyi yababara ureba nawe akababarana nawe, wabona acteur yishimye nawe ukumva umeze neza. Ese kuko biterwa n'iki? Niki kibyihishe inyuma gituma filimi iryoha? Go back to the calls. Yemwe twakunze agasobanuye tugakunda mu buryo bwinshi butandukanye. Rimwe na rimwe nkagira urimo kubibabwira nagiye ndara amajoro hanze kubera agasobanuye. Gusa uyu munsi twagira ngo tumenye ese niki kihishe mu buryohe bwa filime cyatuma n'umuntu arara hanze. Ese filime niki gituma ikundwa bene aka kageni? Nimvuga filime nimwumve zino kinamico zo mu Rwanda. Wicare kwanza. Turavuga zino filime za Hollywood, zimwe tubonamo ibyamamare bitandukanye nk'abarimo ba Paul Walker, Vin Diesel, hakabamo ba Rambo, Jackie Chan n'abandi. Ese izi filime ziryoha kubera iki? Iyo urimo kubona bazikina uba umeze nk'aho wibereye aho birimo kubera. Yemwe wabona barasana amasasu ukabona nawe urimo kuyacamo, ukabona urugamba rurimo neza, akababaro kaza ngaho nawe ugasanga warakaye. Wabona acteur agiye gutsindwa ukumva urababaye kandi ufitiye mu acteur nkaho nawe urimo neza muri filime. The Band iyo yagize nabi wumva wahaguruka ukamutikura cyangwa se ukamugirira nabi, ariko iyo acteur yamukubise akamunesha wumva nawe unesheje. Ni iki kihishe mu buryohe bwa filime? Ibi nibyo tugiye kureba muri iyi filime. Gumana natwe. Uyu munsi twaje kwiga uburyo umuntu akora sinema, twaje kwiga uburyo umuntu akora filime, agakora movie. Gumana natwe. Mungiye umwumva ni Toros the Beast. Ese niki gituma filime iryoha? Tugiye guhera ku ngingo ya mbere. Filime kugira ngo iryohe igizwe n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko byose tugiye kubireba kimwe ku kindi kandi mu gihe gitoya ku buryo muri bubyumve neza. Reka duhere ku cya mbere. Hari icyo bita sound effect. Naho rero nyine uwo mwana wahubwo azakuzira. Utwo tujwi murimo kumva inyuma. Karame muyobozi. Geza ibyo birahagije. Ugize imana nari ngiye kugushishura. Sound effect ni utuntu dutuma ushyira ku mutima buri kintu bavuze. Niba bashyizemo akajwi ko guseka bituma nawe useka, ariko hari ikintu cyitwa sound effect abantu benshi batitaho. Urugero, iyo urimo gutera intambwe ugenda, rimwe na rimwe iyo ureba muri filime z'inyarwanda ntabwo ukunda kumva bashyiramo sound effect ngo wumve n'uburyo ikirenge kirimo gukandagira ku butaka, keretse iyo barekodinze bamwegereye. Ariko iyo urebye muri filime za Hollywood, Go back to the calls. umva ko bakumvisha umurindi w'abantu cyangwa kumva umurindi w'amafarashi. Noneho mureke mbere ku buryo tugiye kubagenza bose tubanyuraguremo aya mafaranga bayazana. Kabisa. Izo sound effect iyo zitarimo umva itandukaniro. Noneho mureke mbere ku buryo tugiye kubagenza bose tubanyuraguremo aya mafaranga bayazana. Kabisa. Ngira ngo wabyumvishe neza, umvisha uburyo iyo video irimo sound effect n'igihe itarimo biba bitandukanye. None wakwibaza uti sound effect zimaze iki? Ngira ngo wamaze kubyumva, ahubwo reka twihute tujye ku cya kabiri, aricyo bita visual effects. Visual effects, reka mbereke video iyi ngiyi murebe nta video visual effects uburyo imeze. Buri wese yarimo kureba filime yumva yatwawe, akumva aranezerewe, akumva ameze nk'aho yibereye neza aho ibintu birimo kubera. Noneho nanone ikintu mugiye kureba igihe haba harimo umuntu bajya kumutera visual effect. Buri wese yarimo kureba filime yumva yatwawe, akumva ameze nk'aho yibereye neza aho ibintu birimo kubera. Nk'uko mumaze kubibona rero, visual effects ni amashusho umuntu akora akagenda agashyiramo yaho ikoranabuhanga rigeze, akareba ikintu ashaka gushyiramo, niba ari igisasu cyangwa se niba ari imbunda cyangwa se niba ari iki,
ibyo byose akabikwereka ku buryo ugira ngo ni ibya nyabyo. Niba ari igikomere akagikora kandi ukabona ko ari igikomere ariko mu by'ukuri nta gikomere cyari gihari. Bijya bibacanga mu kibaza ngo bikorwa bite. Ubu ngubu nibyo turimo gusobanura. Wowe gumana natwe. Iyo murebye filime zo muri Korea babereka filime za kera, bakabereka bambaye imyenda ya kera, bafite imishanana, bafite amacumu, bafite n'imyambaro ikozwe mu budodo. Ibyo byose mugenda mubireba, ariko se nanone mukabona ishusho ryabo rirasa neza, bambaye imyenda y'amabara. Ariko iyo murebye filime zakorewe muri Amerika, iyo bavuze ngo ni ibintu bya kera, usanga ari ibintu byishimye, n'ishusho naryo ubwaryo color grading bayikoze ukagira ngo ni filime ya kera. Bashyiramo icyo bita black and white cyangwa se bakakora icyo bita monochrome, ari amabara abiri yonyine, cyangwa se bakagerageza kubyijimisha ku buryo ubibona nyine ukabona ko ari ibya kera. Iyo bita color grading rero ikindi kintu maze iyo urimo kureba filime, tuvuga ni filime iteye ubwoba, filime y'ikikango, amavampaya, ibintu nk'ibyo ngibyo, byibura iyo barimo kuyerekana wumva bagerageza kukwereka ahantu hijimye, na color grading bakoze wareba nawe ukabona ko koko aho hantu hateye ubwoba. Rero filime icyo bita color grading ngibasobanurira ngira ngo mumenye umumaro wacyo. Ubutaha ni mujya no kureba filime mujye mubireba uvuga ati aha ngaha barimo gukora ibi ngibi, mpamvu igambiriwe ni iyi ngiyi, bagira ngo twumve izi feelings zabo. Ikindi iyo urimo kureba filime, ikintu gituma uyikunda cyane nuko acteur ajyana nawe mu rugendo, akagirana nawe ibanga, wowe ureba wowe umureba, mukaba muriziranyeho ku buryo The Band atarizi. Icyo gihe rero yagiye gutera nka The Band cyangwa se agiye kumwataka, wowe uvuga uti The Band ari aho ngaho arishimye ameze neza, atazi ko uyu munsi bari bumunesha. Mu by'ukuri yagezeyo The Band nawe akaza amutunguza ikindi kintu yateguye, nawe urababara. Impamvu ubabara nuko acteur ibyo yateguye muba muri kumwe. Uvuga ngo filime rero kugira ngo iryohe nuko ujyana n'abateguye filime mu gikorwa barimo cyose, ukaba ufite amakuru, ariko ayo makuru ukaba uyafite ku buryo wowe nka acteur cyangwa se uruhande ushyigikiye uri narwuzi neza ko hari amakuru mufite mutazi ko abandi bari buze kubatungura. Hari ibyo babamenyesha mbere, hari n'ibyo babatunguza, cyangwa se ibyo ureba filime uburyo bayikora, umuntu akiga urugamba akavuga ati dore urugamba ruzaba rumeze gutya na gutya, bakakujyana bakakwereka amashusho y'uburyo urugamba ruzaba rumeze, wagerayo ukabona ibindi hajemo ikindi kintu kigutunguye mwibagiwe. Icyo gihe impamvu nawe ubabara cyangwa se ukumva uratengushwe ni ukuba wajyanye nabo, baba bajyanye amarangamutima yawe, ntabwo bayajyanisha ikintu kimwe. Rero bakoresha background music, bagajyanisha n'icyo bita sound effects, bakongeramo icyo bita look, akazamo icyo bita emotions umukinnyi yakoresheje. Niba yakinnye arira ukabona n'amarira yaje koko, icyo gihe nawe urababara ukavuga uti ibi bintu birababaje. Noneho bashyiramo na twa tunanga twa piano n'iki, ukumva nawe watwawe, nawe wagiyemo agahinda kakwishe disi. Cyangwa se niba ari ibintu bijyanye n'ibisekeje, wumva ko rimwe na rimwe bashyiramo icyo bita audience, cyangwa se abantu nabo baseka. Iyo abantu basetse rero nawe nk'umuntu ubareba uba ufite amahirwe menshi yo guseka, kubera ko uri kumva abantu bakubanjirije mu gikorwa cyo guseka. Muri filime nyine, filime imeze nk'ubutubuzi, ni igikorwa cyo gutuburira. Kugira ngo umuntu agutubure rero yitwaza amarangamutima yawe, kandi niba ari ikintu cya mbere kinjiza amafaranga cyangwa se kigatsindira imitima y'abantu benshi bakanunguka no kubakoresha amarangamutima. Filime impamvu icuruza cyane, bari abantu bazikora ukumva bafite amafaranga menshi cyane, nuko bakora ku mitima y'abantu benshi, nabo bakarekura amafaranga bakajya kugura filime. Rero no kuvuga ngo filime kugira ngo ikorwe neza iryohe nuko ibirimo icyo bita ubutubuzi butandukanye, bwo bita sound effect, visual effects, color grading, hakaza icyo bita background music, hakaza nanone na quality cyangwa se urwego ishusho rigaragaraho. Ibyo byose ni ibintu bitandukanye. Noneho hakazamo wenda niyo hajemo abantu b'ibyamamare bafite amazina n'ibigwi bubatse, bindi bigatuma filime nayo icuruza ikunguka amafaranga menshi cyane. Ndumva ari ibyo nababwira ku bijyanye no gusesengura filime. Niba hari igitekerezo ufite cyangwa se ikindi kintu wumva cyakunyuze, andika muri comment. Si ibyo gusa kandi, niba hari ibyo nagukubwiye utari usanzwe uzi cyangwa hari amakuru mashya wabashije kumenya, kanda subscribe kugira ngo na content y'ubutaha nzazana nayo uzamenye amakuru hakiri kare. Ibi byose tubikora ku bwanyu, turabakunda.
Hands on head. Bella ciao.